Hello? Hello? Allô? Hello? Oui, Vite se? ni byiza. Wamenye? Wapi, nabona tumenye. Ni JADO. Ni JADO. JADO umwe mwiganye na Shema wari inshuti yanyu ya hafi cyane. JADO uraho? Sha ndaho yemeze neza pe. Amakuru ni meza. Sha twaraburanye kweli. Sha twaraburanye uziko duherukana ryarira ndabyibutse. Ku bukwe bwanyu we na Shema ndabyibutse. Sha nanjye tuva yo muheruka pe. Sha imyaka myinshi pe. Sha Amakuru ni meza. ntabwo urashaka. Sha sindashaka se basi wampaye igipasi. Nshakira sheri hanyuma none se sha nyine ubona mu rugo biragenda na Shema ibintu biri kugenda neza. Ndikubwiye gute JADO? Shema ntabwo byagenze neza nyine twaratandukanye. Haratandukanye? Yo. Kumbe nuko byagenze. Twaratandukanye. Basi washatse basi umunsi tukazahura tukabivuga. Tukavugana ku bijyanye n'iki? Tukavugana wenda ukambwira uko byagenze uko Shema ni inshuti yanjye. Wenda nkumva n'icyabiteye nkamenya icyo inshuti zanjye zapfuye. Nta kibazo ndashaka umwanya dukore kabisa. Sawa urakoze cyane ngaho wambwira umunsi ari ryari tukayipanga neza. Ishimwe ryarira reka tuzabone muri iyi weekend. Waretse se tugahura basi kuwa kabiri? Oya reka dore kuwa gatandatu niho mboneka. Kuwa gatandatu? Okay, nanjye nzashaka uburyo nsaba uruhushya ku kazi tubonane. Sawa Naribeshye JADO reka noneho sevinge namba yawe. Sawa urakoze kandi bye umunsi mwiza. Sawa. Injira wangu ntago wakinze. Shema, JADO waje se? Imeze gute se wangu? Sha ntako bimeze mwana sigaye nicara ahantu hose kubera umunaniro n'ibibazo nkahita nsinzira. Bimeze nabi kabisa ntako nakubwira ngo bimeze bityo. Isuwe. Sha muhungu wanjye ko mbona ukoresha. Sha nashyushywa n'iki ko kuri urugo wari umeze gutyo ugashyuha. Ntabwo biba byoroshye pe. Nta kindi kintu tubana muri iyi nzu usibye imbeba ibinyenzi injangwe n'imbeba birara byirukanka byenda kwintora hejuru. Sha gusa nyine tu ihangane nzara kabura umugore Imana izagushumbusha. Shema uriya mwana mwapfuye iki koko ko yitonda? Reka nkubwire rero JADO ntabwo nakubeshya nagiye mu kazi nk'ibisanzwe ndakora rwose n'umunsi wanjye ugenda neza pe ndagaruka. Noneho uko nagarukaga ninjira hano mu rugo iwanjye siko nasanze bimeze nsanga umugore yahindutse ari kwitotomba inzu yayikwiriye yamubanye ntoya. Ndamubaza ati se noneho nsigaye ninjira mu nzu ntunamena silipa zo kwambara ngo wagiye uziha ngo cyangwa ukajya kubwira umugore wawe akaziguha. Ibyo mbirengaho arangije arambwira ati urambabaje. Ndabwira ati se byagenze bite ko nanjye ndi mu gihirahiro.
umugore yikubita ajya mu cyumba. Yikubise agiye mu cyumba, sinzi ukuntu nabaye nk'usohoka gato ngiye mu gikari, nsanga imyenda yahambiriye aragiye. Kugeza na n'uyu munsi ndi kuba muri iyi nzu njyenyine, keretse ibinyenzi n'imbeba n'injangwe zirara zibyina hejuru y'amabati. Ibyo twibanira muri iyi nzu. Sha Mungu wanjye waragowe pe. Jado byihorere. Twaganiriye cyane sibyo? Nk'umuntu wawe nta n'ikintu wanyakirije kweli. Hakubareka nkubaza urugo rutarimo umugore wakwakiriza umushyitsi. Nawe warahindutse. Keretse n'inkwakiriza kiriya kinyenzi cyapfiriye hari akaba ari cyo. Ese mbonyemo ko narya ibinyenzi. Ashaje byihorera. Ariko ubu ngubu wowe reka nkubwire. Wigeze ubaho mu buzima butarimo umugore? Use ndeka kurenganya ko nta wigize ushaka. Nta n'umusheri nigeze. None si byo ntabyo uzi rero. Reka rero nkugire inama Shema. Witiruhiriza ubusa. Iyo umugore yagiye aba yagiye. Mwihorere. Ahubwo mbwira ngo ushakire igipase mu ngo wawe. Ngewe ucakira ipasi? Ipasi iri mu ifoto ya Sonia se? Nta wundi muntu ushobora kungira mu buzima atari so. Nubwo yaturuka mu ijuru akambwira ko ari mwuka wera umwohereje, ntamubona mu ishusho ya Sonia, sinshobora kuranga nawe kuburira. Ibyo byikuremo. Reka nkubwire Jado, nintabona Sonia yagarutse hano mu rugo iwanjye, nzemera nipfire gutya, nta wundi mugore nzigera nongera gushaka. Kumva ufite imyumvire gusa n'inama nakugiraga. Si imyumvire cyangwa ngo bya bindi byateye. Sonia ndamukunda ku buryo nta wundi mugore namurutisha. Gusa ufite akazi kenshi. Niba wanze kunyumva ntari biwanze no kunyakira, tuzasubira gutaha mwana. Genda mwana. Gusa ibyo byikuremo ntabwo wazabivamo. Nari mbonye uwo nganiriza. Genda sigara uganira n'izo mbeba za n'ibinyenzi. None ko ari byo yahisemo se nagirane. Genda sha nawe ntacyo umariye niyo yahe. None se ubu ngubu nguhobereye shiri wawe ntiyahita mbona? Ibaza Jacques ahita mbona. Uweshere se kandi. Nese wowe nta sheri ugira? Oya njye nta sheri mfite. Ahubwo ndamukura hano. Uramukura? Hano. Ni seriveri? Oya. Ariko nabonye harimo n'abaseriveri beza da. Ntabwo ndi burenge hano. Nicyo nakubwira. Aha se kuri aya meza? Cyane. Nuwuhe se? Ibyo tubivuye Sonia. Gusa pe nari ngukumbuye. Ahubwo bankorera ako kantu basi ukongera ukamubira sibyo? Mwana we. Ariko haguruka ariko. Nakwiyumvagamo cyane ahubwo nkabona nyine Shema kandusha gushiramo imbaraga cyane, sibye ko ngewe singe wari witayeho ariko narabibonaga ko wikundira Shema. Oya Shema twarakundanaga. Ahubwo nari natandukiye ubushize wambwiye ko byaje kwanga. Se byaragenze gute? Byaranze nyine ko nakubwiye ntabwo nakubeshyaga. Shema byaranze pe. Byaranze. Naje kumenya nyine ko yambeshye. Rero kwihangana kw'abagore urabizi kuba hakeye. Kwihangana biranga cyane ko hari ibyo nabonaga biri guhinduka iwanjye. Ndavuga ati reka ngende mu rugo njye kwitekerezaho. Nigendera gutyo. Ubu mwaratandukanye byararangiye? Nanjye nibereye mu rugo.
basi wahagurutse basi nakureba disi ndakubonye birandenga ndebe njye ndakubonye birandenga pe nese ibyo bihuriye n'ibyo nkubwiye ndebe njye nyine ibyo ngibyo ndumva ndashaka no kubyumva cyane basi haguruka murebe disi ndi kubona nabuze nuko mbivuga sibyo rimwe ryonyine njye nta yindi masi urareba hehe urebe wandibonye Sonia wanjye asigaye neza pe merci gusa aka kanya ndagashimiye cyane ariko yego ariko shareka ngende mamara akazi mamara akazi reka ngende nyine ubwo tuzasubira nta kibazo ntabwo utinza cyane uko nanjye mba afite akazi wenda gasoma aka kantu